babiyegurira Satani, baravuga bati twebwe. Ariko hakaba n'ikindi gice cy'abapagani bo mu rusengero. Kandi dusure ufite gusharira, ushakisha icyo wakora no kuba waba umukarani. Umuntu arakarana kandi akabona amafaranga agahahira urugo. Nabaye umuyayi, nkorera amafaranga, ariko amafaranga nakoreye niyo nagiye kwigiramo imashini. Imana iza kumpa agakiza, impa n'ubushobozi bwo kwiga, ndiga ndangiza segonderi. Nkirangiza nasubiye muri ako kazi. Niba uri mu murimo w'Imana bikorana umwete, ariko imbabazi z'Imana ziriho. Yesu yiteguye kukugirira neza. Nyakubaha Imana, urahambaye, uri umubyeyi mwiza. Nibwo Imana yangiriraga icyizere nkajya kuyobora itorero. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mumeze neza? Abafite ibibazo nimukomere, nta mvura idahita, niyo ku bwa Nowa yarahise. Nimuhumure, nimuhumure, Imana ni yacu kandi izatugirira neza. Dusenga Imana. Nyakubaha Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri data wa twese. Uri umurengezi mwiza, uri ubutatu bwera. Ni wamamare, ingoma yawe ni yamamare hafi na kure. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagarutse ngo Mwami Imana unkoreshe Mwami muri uyu mwanya, kugira ngo unyuzemo ijambo ryawe. Nimbura ugaragare, ngewe ntacyo nashobora, ariko urashoboye kandi urakora bigakoreka, uravuga bikavugika. Vugira muri nge kugira ngo ijambo rye rigere hafi na kure. Urakoze, ndakwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nitwa Musabimana Fortune, ndi umudamu ukijijwe. Ndaje ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abefeso. Abefeso igice cya 4 turasoma duhereye ku murongo wa 20. Umurongo wa 20 mu Befeso igice cya 4. Umutwe w'amagambo tubwira kwizera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Ngo ni ukwizera kuzanwa na Kristo ku bapagani bagize gute? Bahenebereye. Umurongo wa 20, ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Niba mwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Murongo wa 24, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Murongo wa 25, nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza byo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvisha umugisha. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso, kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu, amen. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, rifite umutwe uvuga ngo kwizera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Ko ari ijambo rigoye. Ni ijambo Pawulo yandikira amatorero yo mu Aziya, yandikira amatorero inzandiko. Yagiye yandikira Abakorino, yandika urw'Abefeso, Abefeso arabandikira, ariko ababwira n'amagambo akomeye cyane, ababwira ngo kwera kuzanwa na Kristo. Kandi uko kwera
ashaka ko kuza ngo ku bapagani bagize gute ngo bahenebereye. Ese umupagani ahenebera ate? Imana itugirire neza. Ahubwo birashaka kugaragariza ko hari abantu biyita abakristo nyamara atari bo. Hanyuma iyi Bibiliya cyangwa Paulo we yabise abapagani bagize gute bahenebere. Mbese nge uko nabita, ndabita abantu bageze mu rusengero, bamenye Imana, bajya gusenga buri munsi, bazi amasengesho y'uburyo bwose, ariko bakaba ari abapagani bo mu nsengero. Imana itugirire neza, Imana idusure. Hanyuma yandika urwandiko abagira inama, arababwira ati ariko se Kristo twakiriye nuko akwiye kumera, niko mukwiye kumera uko nguko mumeze. Kuko arababwira ngo mu murongo wa 23 ngo murahinduka, ngo mugahinduka, ngo mukwiye guhinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Hanyuma umurongo wa 25 avuga ngo nuko mwiyambura ibinyoma. Mwiyambura iki? Ibinyoma. Mwambare Kristo, mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri n'iki na mugenzi we. Ni ikintu gikomeye cyane. Uzi kuba uri mu nzu y'Imana, uzi kuba uri umutambyi, uzi kuba uri umuririmbyi, ukaba ufite ibinyoma muri wowe. Akanwa kawe umwanya umwe karavuga Imana, karahanura, uravuga ibyo weretswe, ariko undi mwanya ninde ufite ububi, ninde mugome, ninde mupagani wo mu rusengero? Ni wowe. Abapagani bahenebereye, abantu bahenebereye, mbese ni abanyedini. Ku idini wabashakiraho imirimo yose, ku idini wamureba ukamunyereraho, ukavuga ati uyu muntu azi gutera isengesho rya Bikira Mariya ararizi. Reka twivugire isengesho rya Data wa twese, twebwe abarokore n'ibyo dukunda kuvuga, ndetse amategeko 10 ubayakubaza ukayarondora ukayavuga. Ariko Paulo abandikira ati mwiyambure ibinyoma, mwambare umutima w'ukuri, mwivanemo uburiganya n'uburyarya, mwivanemo ibinyoma, gusharira kose n'uburakari bibavemo. Imana itugire neza. Hari abantu bajyaga bavuga ngo baranutse, kandi koko wareba mu gahanga ugasanga imitsi yarareze. Ariko se wowe umeze ute? Wowe ibikuvamo ni byiza. Imana itugirire neza. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu avugana ukuri na mugenzi we. Uraganira n'umuntu ukagira ngo muri kumwe, ukaganira n'umurokore ukagira ngo muri kumwe, maze rero watakabwa ugashima Imana ukamubwira ibitangaza Imana yagukoreye, maze wagira n'amahirwe Imana ikabavugisha disi, ikabaha amasezerano yuko Imana izakugirira neza, ikakubwira uburyo izagutabara, ikakubwira wenda uburyo abana bawe bahaye ubwenge, uburyo abana bawe bazamuye, kandi Imana igatangira no kubikora. Maze b'abapagani bo mu rusengero, b'abarokore b'abapagani, kandi bitwa barokore, ishyari rikavuga. Ninde uguhize? Ni wa wundi wamenye amasezerano yawe. Ninde ujya kuyaroga? Ni wa wundi. Nigeze gusengana n'umuntu umwe, numva ukuntu asenga, numva birambabaje cyane. Akajya avuga ngo kanaka naramusengeye, twarasenganye, turasengana, arasubizwa, none ndamubuza amahoro, ntaryame ngo asinzire atantekerejeho. Mubujije amahoro, ntarye ntanywe hatantekerejeho, ngo nanjye mpe ku mafaranga, ngo nanjye ngira atya, akapfuma gasenga. Ariko se baroko, mwaretse kugwa, waretse kugira ishyari, waretse kugira uburakari, ibyawe ko Imana yabikwiteguriye. Imana niyo yarakugambiriyeho ibyiza, n'ukuri bizabaho. Ibyo Imana yagusezeranije uzabibona. Kuki ufite ishyari rya mugenzi wawe? Gusharira kose n'uburakari bibavemo. Niko Paulo yandikiye Abefeso. Iri torero rya Efeso ryari itorero risenga, ryari itorero rigaragara ko ari abakozi b'Imana. Murabizi bamwe bari bafite n'impano z'Imana, ariko akababwira ati mwiyambure ibinyoma. Umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ntimukarakare, ntimugakora icyaha.
izuba ntirikarenge mukirakaye. Urajya muri korari, mwamara kuririmba ugatahana umujinya, ukagira uburakari. Imana itugirire neza, Imana idutabare, Imana idusange. Ngo mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Ese uri kuvugana ukuri na mugenzi wawe, cyangwa se uramubeshya? Kuki abantu twabaye indyarya? Kuki turi indyarya? Imana itugirire neza, Imana idusure. Ishimire ibyiza bya mugenzi wawe, ishimire iterambere rye. Haraguhamagara ngo umusengere, aho kugira ngo uze ukamuha ngo urama ngahe, aho kugira ngo umusengere umusabire ibyiza ukamusabira ibyago. Imana itugirire neza. Wagira Imana yaguhishurira ibyiza bizamubaho ukamugirira ishyari. Ijambo ryatubwiye ngo mwihane. Mureka twezwe bakozi b'Imana, mureka twezwe abantu b'Imana, tureke kuba abapagani bo mu rusengero. Abapagani bo mu rusengero, kuko babandi bibereye aho batazi ijambo ry'Imana, batagera no mu rusengero. Twari dufite umuntu mu muryango wajyaga tubwira ngo yitwa Polowoni, ngo najya ngo nitujya kwa Satani ngo azaba ahagaze yinjiza. Uwo yaridekaraye, yamaze kwidekarara byanarangiye nyine apfiriye mu byaha. Yiyisa Polowoni ngo niwe uzinjiza. Rero hari abantu barangije kwidekarara, babiyegurira Satani, baravuga bati twebwe ibyo gukizwa ntitubirimo, hanyuma bamesa kamwe. Hari n'abandi bahisemo kuba uwa Yesu. Murimbyi avuga ngo njye nahisemo kuba uwa Yesu, sinzasubira inyuma. Ariko hakaba n'ikindi gice cy'abapagani bo mu rusengero. Iri jambo rero ryabaziye, riravuga ngo kuki mufite imitima ibiri, kuki mufite gusharira, gusharira. Imana itugirire neza, Imana idusure. Ufite gusharira, urasharira. Abantu baragushakaho ibyiza bakabibura, abantu baragushakaho ijambo ryo kubakomeza bakaribura. Urasharira. Umuntu atanga icyo afite mu mutima. Ufite iki? Imana itugirire neza. Hanyuma Paulo ahugura ab'Efeso, uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ye. Nimufate amaboko yanyu mujye mu kazi mukore, ushakisha icyo wakora. No kuba waba umukarani, umuntu arakarana kandi akabona amafaranga agahahira urugo. Umuntu agenda agacuruza mitiyu agahahira urugo. Umuntu ajya mu murima agahinga akabona ibimutunga. Mugende mujye gukora, muve mu busongarere, mujye mukora. Mukoresha amaboko yanyu, niko Paulo yavuze. Mureke dukoresha amaboko yacu dukore. Ariko urasanga abantu benshi bicaye ku muhanda, cyane cyane abasore, ukabona abantu bicaye ku muhanda. Kibaza se umuntu wicaye ku muhanda saa 4, we nta n'ubunyobwa ari kudandaza, reka baricaye gusa. Imana itugire neza. Uwo muntu niyinjira mu modoka aragukora mu mufuka, telefone arayitwara, kandi mu wundi mwanya araba ari mu rusengero. Uwundi mwanya abandi baribisha Bibiliya bakiba bagenzi babo. Ngo Imana nyine ngo yanyeretse, ngo wangirira neza, ngo niko Imana yambwiye, ngo hari ibyo yakunyeretseho. Umuntu akakubwira, hanyuma ngo umuha amafaranga. Murekure amaboko yanyu mukore. Nshuti zanjye, Paulo avuga ngo uwibaga ntakongeye kwiba. Twe kuba amabandi yo mu nsengero, gusanga uribisha Bibiliya ngo baraguhiki reka da. Imana itugirire neza. Paulo rero yarabibonye, abwira ab'Efeso ngo nimukure amaboko mugire gute, mukore mu mifuka, mukore, mureke dukore. Ushakisha icyo wakora, Imana izagusanga, igusanga mu byo uri gukora, iguha umugisha, izagenda ikuzamura. Reka mbaho ubuhamyeho gatoya. Ngewe nigeze gukora mu rugo, babita abayaya. Nabaye umuyaya, nkorera amafaranga. Ariko amafaranga nakoreye niyo nagiye kwigiramo imashini, niga gukoresha computer. Amafaranga nyakuye mu buyaya.
rero hari abantu muri gukora ako kazi mukumva ngo ni akazi gaciriritse, ni akazi gakomeye buriya. Upfa ko amafaranga makeya wabonye uyakoresha ukayabyaza umusaruro, utwo dukeya wahembwa 10, wahembwa 20, guramo amavuta ya 5, 10 urizigame, uzaribyaza umusaruro, hanyuma ugere ku ntego. Hanyuma ako kazi nagakoze imyaka itari mikeya igera nko muri 4. Hanyuma amafaranga nkayasevinga nkajya kwiga imashini. Kandi reka mbabwire, nagiye gukora ako kazi nagabanze kugakora ntarajya kwiga, ariko nyuma Imana iza kumpa agakiza, impa n'ubushobozi bwo kwiga, ndiga ndangiza segonderi. Nkirangiza nasubiye muri ako kazi nkora hafi nk'umwaka umwe, ariko banagiye gukorera mbabwira ko ntegereje diplome. Hanyuma amafaranga ndayasevinga, ayo mafaranga niyo yamfashije kwiga mashini. Muri segonderi ho twakoraga kuri suri nyine, murabiza bagiye kwiga ugasanga nyine ukoze kuri suri none aha undi ntayikozeho, ntubashije kugira ubumenyi. Ariko ayo mafaranga yafashije kwiga mashini. Mpabwa akazi barambajije bati turabizi wize icungamari, uzi mashini? Ndayizi. Nabyigishijwe n'iki? Nuko nakoze ka kazi, amafaranga ndayasevinga niga mashini. Hanyuma no mu guhabwa akazi mpabwa akazi kuko na mashini nyigize gute nyizi. Ubwo se iyo nza nkajya nirirwa ndindayaho cyangwa nkajya nirirwa nta kazi mfite ngo nuko ngo nize ngo ntago nakora ako kazi, reka mbabwire, itinyuka akazi kose wagakora kandi ukagakora neza, Imana yacu igahimbazwa. Hanyuma navuye muri ako kazi ndaza nkomeza gusenga no kubana n'Imana, nibwo Imana yangiriraga icyizere nkajya kuyobora itorero kandi nkajya kubana naryo. Nyuma yaryo nibwo navuyemo nkomeza akazi gasanzwe, akazi kajyanye nyine n'ibyo nize, kari mu bucuruzi n'ibindi. Hari ubuhamya bwanjye muzabona kuri YouTube bukeya nagerageje kubahaho amakuru. Ariko mbivugiye iki? Ndakubwiye ngo nta kazi na gatoya, nubwo waba uhembwa 1000, nubwo waba uhembwa 2000, nubwo waba uhembwa 10,000, emera ugakore, Imana izakaguheramo umugisha kandi Imana izakuzamura. None uyu munsi, kugeza uyu munsi nditunze, ndabasha kuba nacuruza, ndabasha kuba nakora, ubuzima bukagenda. Banzi turabanye murabizi, ntago nje kwirata, ariko Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'iki? N'ibikomangoma. Haleluya, haleluya. Imana yagukura ku cyavu, Imana yakuzamura, Imana yagukura ku gupfundikanya ikakuzamura. Ariko irakubwiye ngo mureke kwiba, mureke amaganya, mureke amagambo, mureke ubusinzi, mureke ubusambanyi, muve mu byaha. Imana ibakuraho ngaho muri, ibazamure no ku butunzi. Imana izakuzamura, Imana izaguha umugisha. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana izaha umugisha amaboko yawe kubera ko wakoze imirimo. Imana yagiye ishyigikira, ifungura ubwenge bwanjye, mbasha gukora, mbasha gushakisha ubuzima, mbasha gucuruza, mbasha kubikora kandi neza. Imana irashyigikira, ubuzima buragenda. Haleluya, 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 haleluya. Ubwo buhamya ndabuguhaye ngo umenye ngo icyo usabwa ni ukwera mu ngeso zawe zose, kandi ugasabwa gukora. Muri uturi gukora, Imana izamanuka igenda ikuzamura, igukure ku gucuruza ubwo bunyobwa, ejo ucuruza amandazi, uve ku mandazi ejo ucuruze butike, uve kuri butike Imana iguha iduka, uve ku iduka ujye uranguza. Ubwo ni urugero rumwe ntanze. Imana yakuzamura, ugahinga ibijumba ukabona ntibiza, ejo ugahinga inyanya ukabona biraje, ejo ugahinga. Umva, mujye mwumva na kazi ni kazi, uko abantu biteza imbere. Imana yashaka ko dukura amaboko mu mufuka tugakora, hanyuma twamara gukora Imana ikazi ikaduha umugisha, igaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Kandi ntiwisuzugure, ntiwigaye uko Imana iguhamagaye usa, uko Imana iguhamagaye uri kose. Imana irakoze ikagutunganya, ikagusiga, kwambika, ikagusiga icyubahiro cyayo, ikakunezeza. Haleluya, haleluya. Mbese urabyumvise? Rero nazanye ijambo ririmo ritubwira ngo kwera kuzanwa na Kristo. Ukwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye.
rero Yesu azanye kwera kuzanwa na Kristo. Yesu arashaka kukweza, Yesu arashaka kukuboneza, Yesu arashaka kugutunganya kugira ngo akuvane muri ubwo bupagani bwo guhenebera. Ariko ubona ibyaha uvanamo iki? Imana itugiriye neza, Imana idusure. Bamwe murasambana, bamwe muri abagome, muragambanirana, muriba. Imana itugiriye neza. Ariko hariho imbabazi, hari ukwera kuzanwa no kumenya Kristo, hari ukwera kuzanwe na Kristo. Yesu arashaka kukweza, Yesu arimo areza. Mbese uremera ko Yesu akweza? Mbese uremera ko Yesu agufata ukuboko akagusindagiza akakuvana ku cyavu akakwicazanya n'ibikomangoma? Yesu byose arabikora, arakweza kandi arakuzamura. Haleluya, haleluya. Yemwe bari kunyumva, nimureke mwakire kukweza. Yesu arimo areza, Yesu arimo aratunganya, Yesu araguhamagara, arashaka kukuzamura. Ariko akakuzamura mu buryo bwose, yaba mu buryo bw'umwuka yaba no mu buryo bw'umubiri. Mbese urabyakiriye? Reka twakire ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ridufashe, ijambo ry'Imana ridukomeze. Ndabasabye, ndabahendahenze kugira ngo we kwigaya umurimo wose ukora uwukorana umwete. Niba uri mu murimo w'Imana bikorana umwete. Reka kuba umupagani wahenebereye. Nyamara abantu bashaka kukubona bakabona nta bupagani ufite, ariko ubwiyiziho. Ububi bwawe ubwiyiziho, n'intege nkeya zawe uziyiziho, ubyiyiziho kuko urabizi neza, ubyica ubizi. Ariko imbabazi z'Imana ziriho, Yesu yiteguye kukugirira neza. Dusenga Imana. Nyakubaha Imana, urahambaye, uri umubyeyi mwiza, ukura ku cyavu ukicazanya n'ibikomangoma. Ijambo ritubwiye kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Ndasenze ngo kukwera kugere kubumvira ijambo. Hari abantu bahenebereye, nyamara abandi ntago tubizi, ariko babyiziho ko banehenebereye. Mwami Imana, ubasha kubamurikira bakava mu mwijima. Ndasengera abantu Mwami Imana bafite amaganya, bafite intimba, bafite ibyaha, bamaze guhenebera, kugira ngo umucyo wawe ubarasire, bave muri ibyo ngibyo, bace bugufi, bamenye gukoresha amaboko yabo kugira ngo nawe ubahe umugisha. Urakoze Mana, iri jambo nirigere mu mitima, iri jambo nirigira ibyo rihindura. Mwami, iri jambo nirigere ku mutima wa buri wese, agira ko ahinduka, agira imyitwarire ahindura, kugira ngo twubake ubwami bwawe. Nyamara ijambo riratubwira ngo uzaza ntazatinda, kandi uri bugufi rwose. Turinde guhenebera, turinde Mwami kugaragara nk'abakijijwe tudakijijwe. Ijambo riratubwira ngo gusharira kose n'imijinya bituvemo. Ndasengera abantu bashaririye, ndasengera abantu bamaze kusharirirwa, bashaririwe n'iby'agakiza, basharirijwe n'iyi nzira, basharirijwe n'ibigeragezo bahuye nabyo. Ndabasengeye Mwami kugira ngo bakuremo ubusharire, ubahe kuryohera isi, ubahe kumurikira isi, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nabo. Urakoze Mana, ijambo rye rigere hafi na kure, abumva ijambo rye bagaca bugufi wababarire, kandi abaryakire bakumva ko bagiye gusubizwa kubwira ijambo, nibasubizwe kubwo kwizera, bahagurutswe Mwami Uwiteka, bakorera ibitangaza kubwira ijambo. Urakoze Mana, ndagushimira kuri Imana ikura ku cyavu ukicazanya n'ibikomangoma. Ni wamamare, icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'ikuzo n'amashimwe no gupfukamirwa no gusengwa n'ibibi byawe uhereye none ukageza ibihe byose. Senze shima nizeye mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom.